Yitwa Soni. Soni. Yego. Ni iki cyawe? My girlfriend. Naratekerezaga nkavuga ati ndamutse ngiye nkaba nambwira ko namukunze kandi amenyereye kuba ari kumwe n'abahungu bagenzi be, bishobora kutagenda neza nkuko ngiye mba mbitekereza. Twabanje kuganira inyuma inbox ndi kubona mbona message irambwira ati njye naragukunze. Umva niba banje kubimbwira bwa mbere ndambwira ati nzabanza mbyigeho naje kumubwira ijambo ryiza kandi Deni ndamukunda. Numvaga ari sawa nabaraga umukobwa mva ko ari nka mugenzi wanjye. Yego. Ariko ubu nsigaye mbona difference y'umukobwa n'umuhungu. Iryo ni umukobwa. Mu gihe cyo gutera akabariro ukumva ko azabikora neza nk'ari kubikorera umukobwa. Cyane rwose. Wari wamutestinga? Cyane. Asege wumvaga kurera gahunda uzayishobora. Kubera iki? Ku mukobwa. Ese ko waramenyereye abajama? Nose bora ntago yakoraga. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Reka nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byanyu umunsi ku munsi, isaha ku yindi ndetse n'umunota ku wundi. Yes, ndi hano muri kubona ndi kumwe n'umuntu mumaze kumenyera kuri kamera zacu za Yawe TV. Si ngombwa ko muvuga nawe arivuga, ariko ndi kumwe n'undi muntu mudasanzwe mumenyereye kuri kamera zacu. Reka nangiremo ikaze uwonzi. Murakoze cyane. Umeze fresh? Meze neza nare. Byatari? Fo. Gahunda zimeze utayige? Bimeze neza nare. Urakomeye? Ndakomeye ndashimye Imana. Uri fresh uriho bimeze bite? Ni bisanzwe n'amavuta y'Imana. Nta mavuta y'Imana, amina. So ndi kumwe n'umusistani imbere yanjye ndakwakiriye. Murakoze. Muraho? Turakomeye. Umeze neza? Yes, ndagira ngo ige kuko ige niwe wakuzanye, ngiye nago nkuzi ige ni ukuzi bihagije, si ngombwa ko ivuga reka yiga kuvuge. Murakoze cyane. Yitwa Soni. Soni. Yego. Ni iki cyawe? My girlfriend. Haje gushya. Hadashya. Amashi. Kuva kera kose kabaye ihiga aravuze ati she's my girlfriend. Ni girlfriend wawe murakundana? Yego. Niwe cyagiye wamishaga se? None. Haje gushya. Hadashya. Soni turakwakiriye mu muryango wa Yawe TV. Murakoze cyane. No mu muryango wa Yiga. Yiga ati ni girlfriend wanjye. Soni noneho uwo wivuge amazina yawe yombi yose. Mbanyita Gihozo Sonia. Mama cyangwe. Mama cyangwe. Mama cyangwe. Umukobwa wa Yige umukunda. Sha harya ngo ivuri hoze niryo ryotse inzu harya. Yige yaritonze aravuga ati ngomba kubereka umukobwa mwiza kandi dukundana. Yige abantu hari ikibazo bahita bibaza bakavuga ngo Yige nyuma y'uko uvuye muri bya bintu by'ubutinganyi tudashaka kugarukaho ryo kuryamana n'abahungu muhuje ibitsina, ukavuga ati mbivuyemo ndakijijwe, ukakireza Kristo n'umwami n'umukiza wawe, ubu noneho Yesu yaragushumbishije guhana umukobwa mwiza mugomba gukunda cyane ave mu Bubiligi. Mu Bubiligi. Mu Bubiligi? No mu diaspora? Yes, of course. Yesu na nyine. Soni. Ubu amadolari urayafite urayujuje. Nta birenze ariko. Yige nta bintu byinshi ndi bumubaze. Soni Yige mwamenyanye ryari? Wamenye Yige ryari? Yige namumenye kera aciye igihe kinini. Nari nsanzwe muzi nyine. Wamumenye hari umuntu wavuga ngo aciye igihe kinini, burya nejo umunsi wejo washize nabwo bura wahari wavuga ngo cyari igihe kinini. Watangiye kumenya Yige ryari? Natangiye kumumenya mubona nyine ari kumwe n'abahungu bagenzi be, bagenda bagaragara nyine mu bitangazamakuru, nyine ko ari abagaye. Nibwo nagiye nyine mumenya, ngiye numva ndamukunze. Nibwo natangiye kumukunda. Wumvaga ko Yige ari umutinganyi, ari umurezi BNS mu izina rya Yesu, ari umugiye aryamana n'abandi bahungu bahuje ibitsina.
wumvaga nta kibazo biguteye kuba wamenyana nawe? nta kibazo byari binteye. Gusa nyine naratekerezaga nkavuga ati ndamutse ngiye nkaba nambwira ko namukunze kandi amenyereye kuba ari kumwe n'abahungu bagenzi be, bishobora kutagenda neza nk'uko ngiye mba mbitekereza. niyo mpamvu rero nabanje gutegereza kandi naranasengaga, Imana yaranyumvishije. Ako se bakuyemo amarinete rubanda tukakureba? Oya. Tukirebera icyo cyayi. Yige we watekerezaga gute wumvaga uzabona umukobwa mukundana? Numvaga ko ari ibintu bitari vuba, ariko kubera imbaraga z'Imana byaje gucamo. Yige ko mu biganiro twagiye dukorana wavugaga yuko wuganaga n'abakobwa, ukagendana n'abakobwa, ukambarana n'abakobwa, ukimakiya nk'abakobwa, karagiteri zawe zose ari iz'abakobwa. Umutima wo kuvuga ngo reka nanjye nshake girlfriend byaje gute? Navuga ko byaje mu rwego rwo kuba umuntu yakwigira Imana. Ngomba no kwereka umuryango ko ngomba guhinduka, kandi guhinduka ni byiza. Kuba umuntu deni yari umuhungu agaza guhinduka umukobwa afite nyuma ntabwo byagaragara neza imbere y'abavandimwe n'imbere ya famiye. Ndangije gufata umwanzuro uvuga ati reka njye mpinduke. Ariko hajemo n'undi muntu waje kubimfashamo, nawe abimfashijemo numva ndishimye kuko twanakoze na rokari y'amasengesho y'iminsi 30. Deni afite na nyuma yaho ndabikomeza, numva ni byiza gusenga, ni byiza guca bugufi imbere y'Imana, ni byiza. Nari nzi ko ubundi nari kuzajya ahantu habi ndamutse mvuye mu buzima, ariko kubera imbaraga z'Imana, kubera ubushobozi bw'Imana byarankundiye bivamo. Ari wowe nawe ninde waterese undi? Ibyo ni ibanga ryacu. Oya, n'ubundi turabizi ko mu muco nyarwanda kugira ngo umukobwa azabwire umuhungu yuko yamukunze kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kandi ntago bikunze kubaho. Hagati yawe nawe ninde wabwiye undi kamukunda? Ninde wa provost undi akavuga ati nkwandikiye iyi message? Twabanje kuganira inyuma inbox, twatuganira bisanzwe. Ndangije ndi kubona mbona message irambwira ati njye naragukunze. Umva niba banje kubimbwira bwa mbere, ndambwira ati nzabanza mbyigeho, nimara kubyigaho nzaguha response. After response naje kumubwira ijambo ryiza, kandi Deni ndamukunda. Uramukunda? Haje gushya kubona umuntu wavuye iriya akaza muri Kigali nako mu Rwanda, umva harimo ikintu kinini cyane. harimo intera kurira indege akaza kavuga ati nje kwihigira icyoki cyanjye Yige nyikubita umutima. None se Yige ntihagire umuntu wumva ko ngiye kukubaza ikibazo cy'ubushinzi? ntago ari ubushinzi ngiye kukubaza, ahubwo ngiye kukubaza iki kibazo kivuga ngo akikubwira ko yagukunze watekereje iki? Natekereje ko ari ibintu bisanzwe, ariko Deni abantu benshi nubwo bajya bumva ko ngo nimba gukora biriya biboro, nashatse kuvuga mu izina kurya umwana, kuvuga ati uyu mwana ndamurya. Twabanje kubyigaho, tumaze kubyigaho twumva ko tugomba kubikora neza twitonze, tumaze kwitegura fresh. Yes, umuntu wese agira umuntu abwira ijambo rya mbere mu buzima akavuga ati ngiye gukora iki kintu, ariko niwe muntu ngiye kubanza kukibwira. Ninde muntu wabanje kubibwira? Nabanje kubibwira umuvandimwe. Agusubiza ijambo yansubije, yarambwiye ati biranshimishije kubona bimbwiye ahubwo.
wowe wenda ndaza kwifuza yuko wenda twagirana ikiganiro cyihariye wewe nyine buriya uri kumwe na Hugue ugitinya mvuga ati shusho batanyumva ariko n'ubundi agomba kubyumva. Hugue, abantu mwari muri kumwe bakabona werekanye uravuze ati mfite girlfriend wanje, babyakiriye gute? Abahe bantu? Ba Yomiyo nabo bandi wigeze ubereka girlfriend? Ntabwo yitwa Yomi, yitwa Emi. Yitwa Emi? Hari uwo twitiranwa hari? Yego. Yamaye nka data haje gushya. Yes, Emi ubimwereka cyangwa Emmanuel umwereka wigeze umbwira ko ufite umukunzi? Naramweretse ndabimubwira. Akubwira ati nawe Ema pass. Oya. Na pass yarambwiye ndabyishimiye cyane. Murabyishimiye. None ndagira ngo ume different y'umukobwa n'umuhungu noneho. Difference y'umuhungu n'umukobwa ikintu kirimo mbere reka mbere nk'usubiye inyuma gatoya ku buzima nabagamo mbere narahinduka numvaga ari sawa nabaraga umukobwa mvuga ko ari nka mugenzi wanjye ariko ubu nsigaye mbona difference y'umukobwa n'umuhungu iryoshye niyo umukobwa waratestinze? Oya none wamenye gute ko biryoshye? gusa urukundo kandi hari uwavugaga ati buriya ukunda umuhungu ku muhungu baba wumva ari sawa, uba wumva biryoshye, girlfriend wawe yari yagusoma? Ibyo ni ibanga ryanjye. Ntabwo aragusoma ngo ubyumve neza. Wenda nimba namusomye ku itama wumvishe gusoma itama ry'umuhungu n'umukobwa bitandukaniye he? Abahungu ukomeye. Umukobwa rero ryoroshye. Byo urabyumva? Subizi se. Itama rya girlfriend wawe riroroshye? Wagira ngo yisize amata. Inshwi mama. Nuko uravuze ati Hugue ndamubonye, ubona Hugue akiri umuge wamutekerezaga gute? Nje nari mfite icyizere cy'uko bizahinduka. Nari mfite icyizere cy'uko azabivamo. Ushingiye kuki? None se n'ubwa mbere wumvishije abantu babivuyemo babikoze bakagera bakabivamo? Nanjye yo nari mbizi ko anytime azabivamo. Azabivamo ariko se ngo bareka ubumva uzamukunda Hugue mu gihe cyo gutera akabariro ukumva ko azabikora neza nk'ari kubikorera umukobwa cyane rwose. Wari wamutestinga cyane? Yakubwiye ko ari ibanga ryacu ariko n'umugabo ni cyane ubwo nyine urabizi kuntu kuri gahunda bimeze kuri gahunda arabizi cyane. Hugue wenda uyu we nabivuze ngo ndaza gukora ikiganiro cye kiwe cyihariye wenyine. Nabonye ari kumwe na Marene mwatangiye kuba mufite abantu babashagaye cyangwa abantu bagenda ndashaka kuza gukorana ikiganiro kiwe na Marene tuzagikorana. Ariko Hugue ndashaka kukubaza uyu munsi Hugue afite iyihe ntumbero kuri uyu mukobwa? Navuga ko intumbero mfite ni nyinshi, harimo nyinshi cyane. Ntabwo nifuza kumubabaza. Ntifuza kumubabaza? Yego. Wifuza ko urukundo rwe ruzagera he? Kugeza ku bukecuru n'ubusaza. Bakajya bane ngo twari ngo imyaka 100 ya Dream Boys ni indirimbo y'ubukwe yabo. Ariko Hugue wenda dushubije amaso inyuma cyangwa ushubije amaso inyuma, ubona Hugue w'uyu munsi ahagaze neza mu kibuga. Sibye Hugue wa kera ntabwo ahagaze neza mu kibuga, arameze nk'umugore agataro. Niko navuga. Ariko ubu ahagaze neza kigabo kandi ahagaze neza mu mbaraga z'Imana. Yego. Uyu mu girlfriend wawe wumva muramutse mubana nimunabana wenda reka tubibifurize n'Imana izabafashe, Hugue wumva wabyara nk'abana bangahe? Uyu mukobwa mwiza mbona kwinaniza. Nta kwinaniza, babiri barahagije. Babiri? Umuhungu n'umukobwa mubyaye impanga wakongera ukajyayo bakababara? Reka da. Ni ukutadupozinga.
ni babiri bavutse ari babiri ari impanga ari umwe n'umukobwa ni ukutaduhagarara. asege wumvaga kurera gahunda uzayishobora kubera iki ku mukobwa ese ko waramenyereye abajama nose boro ntabwo yakoraga bora arakora akwiga ngiye kukubaza iki kibazo mbabare nyikubaza n'ubundi bora irakora sibyo hari umuntu wigeze kumbaza yaranditse muri komenti arandika aravuga ngo ariko ngo umuge cyangwa umutinganyi ngo ko umukobwa agira ubushake kuri gahunda umuge we yagiraga we wumva gufite ubushake hehe hose umubiri wose si normale aha we wari umukobwa ubushake wabugeraga he hose imbere n'inyuma yarahagurukaga boro tu ikamera gutya none se ko wari umukobwa yahagurukaga gute kandi uri umukobwa none umubiri si umubiri ni ukuvuga ngo iyo washaka iyo gahunda yahagurukaga gahunda yagira inka munyarwanda wowe nyine wumvaga ko mbega uri nk'umukobwa ni igitsina cy'umukobwa Imana ihabwa icyubahiro kuba biriya bintu warabivuyemo kandi ukaba uhagaze kigabo ukaba uhagaze gitwari reka tuvuge ngo Imana yarakoze kandi nzi yuko izakora n'ibindi uyu mukobwa wawe gira ibibazo nka bitatu mubaza kuko sinshaka ko muri buvugane byinshi ndaza kumuganiriza wenyine tuzaza gukorana ikiganiro wenyine ari kumwe na marene we buriya marene we ni uzibanga rye marene garahari marene ntarebe marene uzamubaze ku giti cyiwe cyangwa se n'ubishaka uzababaze ntarebe ari babiri ige giriye nk'ibibazo nka bitatu baza girlfriend wawe nawe arahari ibyo ari buze ibibazo se namubajije ko ari byinshi kandi kaba yaransubije ntabwo ngiye kumunaniza bitatu mu byo wamubajije wenda n'abantu badukurikiranye hano bakabyumva ushaka kumubaza nk'ibi ibyo wowe wumva biri ku mutima ibyinshi narabimubajije turi kumwe tumwe muri chembe ubwo se ushaka kumbaza iki mwicaye mu cyumba of course igaro wamubona yambaye ubusa mana we si ubwonko bwo koko uragira ngo njye kumena amabanga suko bivuga yuko n'ubundi waramubonye naramubonye ariko ntabwo ari ngombwa ngo mbivuge nese kuri iriya gahunda bimeze bite nakubwiye ngo ni umugabo higa ni ikosa ashobora kuba ari ikosa ni umugabo ikosa se gute kuri gahunda agira inka munyarwanda umugabo ashobore kuba nyine reba uyu mukobwa kuntu ameze urebe nayo ige kuntu angana kuri iriya gahunda kuko uriya mukobwa yaremeye nza ni ibintu bisanzwe umuntu wabibwiye bwa mbere ko wakunze yige ninde yabifashe gute yabyakiriye gute nabibwiye ni umushuti wanjye nyine nabibwiye ariko nyine hari undi muntu watumye mbona yige mugeraho isiyaka niwe waguhaye pasi oya ntabwo namwatse pasi namubwira ati ngewe tugenda ungeze ahantu aba ibindi ndabyikorera wumvaga iturufu ujyanye ari iyihe oya nta turufu ni uko numvaga mukunda kandi numvaga bindimo kugenda nkamuhagarara imbere nkamubwira ati yige naragukunze gutya na gutya nta turufu rero wumvaga azakwemera nabyiyumvagamo wabyiyumvagamo kavuga ati n'ubundi ni hahandi kama mbaya yige ngomba kurumuha nese usanga kuri iriya gahunda nta kigenda erega hari ukuntu utwara umuntu gake ukamwigisha muri meterese se namwigisha ariko hata n'ubundi mu rukundo abantu barigishanya kandi urukundo ni pole urukundo ni pole kandi nzi yuko ibintu bigomba kugenda neza kandi tubifuriza mufite noneho iyi gahunda yihe ntego intego ufite kuri ige intego dufite niyo kuzabana igikwe turi no kubitegura mu gihe kingana gute igihe gito cyane nakubwira
ngereka mitembere inkunga nakubwira inkunga ya mbere mbahaye abantu bo kuri yawe TV badukurikiranye aka kanya ntago biri burenge uyu mwaka ntago byawurenga igikwe hafi n'ubundi nta myaka ijana mu gihe abandi bavuga ngo nta gikwe duteganya ngo nta gikwe bateganya Ige na Sonia barateganya igikwe Ige ni ryari wenda umaximise kuko twabanje kubitekerezaho turavuga ati twabizi ko hagiye kubanza kuzamo icogamo twabikora nyuma ya cogamo barayihagaritse oya cogamo barayihagaritse ntago izaba imbaraga ntabwo nari mbizi ko nkunda gukurikira amakuru cyane twabitegura muri nko mu kwa karindwi buryo mbere ko asubira iriya kuko abanza kubanza asubira iriya abanza yitegure neza nanjye nsigaye nitegura afite nyuma nko mu kwa kangahe n'abafite gahunda yo kugaruka tubikora kuko afite nyuma y'amezi nk'atatu hafi muri ane azahita agaruka igikwe cyarabaye niba muzakora ngo turi mu kwa gatanu tuzabanza dukore maheri sivile nyuma agende yongera agaruke noneho wambare ka gakote uri kumva mu bantu bazakwambarira mu nshuti zawe mwabanaga muri kiriya gihe ari bande Emi Ndikubwimana kubera icyo ari bo wumva uzahitamo niwe muntu numva uri hafi yanjye cyane niwe uri hafi yawe niwe wumva muzabigendanamo neza ukajya mugata ko mwana ukajya umutera n'umujinya ukavuga ati ko mwana uribuka kera usaba nkabo Emi ntabwo namusaba ko yari mugenzi wanjye muri kiriya gihe Ben ariko Ben ko nawe yarahindutse byaranshimishije ko twahindukiye mu gihe kimwe Ige ngiye kubabaza iki kibazo mwembi ndabanza nyibaza uyunguye buri muntu agira umwihariko w'umuntu akunda none akagira n'igice cy'umwihariko amukundaho sheri wawe Sonia umukunda ni cye gice ufite kibanga uvuga ati iki gice kiwe ndagikunda kurusha ibindi bintu byose tukari byinshi ariko icyuzi wihariye uvuga ati iki nicyo nkunda tsena kugira ngo nakunze iki kari byinshi nakunze hehe wakunze nibanga hehe mwana nibanga hari umuntu utureba wenda washobora ko yarakunze amaso yawe nawe ugakunda iminwa ye cyangwa ugakunda hari ahepfo ukunda hehe kuri we nakunze iminwa imeze fresh of course iminwa sheri wawe urayikunda wowe ni ikihe gice ukunda kuri Ige byose ibice byiwe byose ndabikunda ibice byiwe byose urabikunda kandi wumva igaramutse kwanza byagenda gute nta nubwo njya nanabirota wapi abyutse mu gitondo kumva kubwa ati sinshaka ko twongera gukunda twarabanye se oya ubu ngubu oya ntago byabaho ntago byabaho gutese ubwo bitabaho reka nta kitashoboka mana we nahita mva nagenda noneho sinazanagaruka songa ubu hano nazahakumbura ntago byabaho ntago byabaho Ige ni iki kiwumvishije wari warahombye kumva urukundo rw'umukobwa kumva kuri gahunda agira nk'umunyarwanda ni urukundo wari wakora urukundo rwerekeye kuki nyine urukundo ko barukora ntabwo bizi uteganya kubikora yego ese ubigura imanzi ubu ngubu kubera igeze none se wari utarahura n'umukobwa wari utararyamana n'umukobwa kandi wowe wari umukobwa ubivuze kuri imanzi mbese abimanzi nta mushera afite haje ntunkubite mabuja yesi reka mbashimire kandi mbararikire ikiganiro cyihariye na Sonia ndetse na Marene we
buranga afite marene umugendaho umunsi ku munsi. Ese uriya marene niwe ugucungira ige? ego fo niwe ukureberera. Ni iki wabwira abanyarwanda yige? ikintu nabwira abanyarwanda, ndabakunda kandi icya mbere n'amasengesho. Amasengesho niyo meza, nayo yubaka. Kandi ndabakunda. Byinshi nababwira ni byinshi, namaze kubibabwira kuri yawe TV, nabibabwiye inshuro nyinshi ko mbakunda kandi amasengesho yabo ariyo nkeneye kugira ngo anamfashe mu rugendo ndimo rwo kuba ngiye gukora igikwe, ko navuga. Ubukwe bwa Ige buri hafi mu kwa karindwi. Ya mu kwa karindwi babwitege, barahari. Mu kwa karindwi ubukwe burahari. Ni iki wabwira abanyarwanda? Nanjye abanyarwanda ndabakunda kandi bakomeze kudushyigikira, banadusengere. Dukeneye amasengesho yabo kugira ngo ibintu byacu bizagende neza. Mu kiganiro nzakubazamo ibintu byinshi cyane cyane, ariko nzibanda kuri marene wawe. Ubundi niwe uzadusubiza, niwe ufite byinshi byo kutubwira kuko niwe mubana umunsi ku munsi. Wenda tubwire, ese ni iki waba buriya hari ibintu utatubwiye nirinze kukubaza nshaka ko ariho. Yesi, reka mbashimire kandi nizere ko mwakomeje kubana natwe, kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye mu mpande z'isi. Mureke dushyigikire Ige. Imana yaramufashe, yamukuye mu ivata, ni mu ivata cyangwa mu isayo y'ibyaha, imutereka ahakwiye. Niyo mpamvu yamugeneye urubavu rwe. Burya buri muntu aba afite uwo bazabana kandi niwe Imana yamugeneye. Mwakoze kubana nanjye. Nitwa Eminyawe, nyarukira kuri Instagram yanjye following, nitwa Eminyawe 2020. Ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse n'ubuzima bukomeze kugenda neza. Ni wowe utameze neza, ndabizi uraza kumera neza. Dusevinge abanyamurenge mwoka byaramwe bamerewe nabi. Ukuri kw'Imana tubasengere abanyamurenge, kandi twese muri rusange dufatanye umujyi umwe wo kubaka isi izira amacakubiri. Mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.